Nyiricyubahiro Musenyeri, ba saserdoti biyeguriye Imana, bakristu bavandimwe, ingo ziri hano cyane cyane, mbanje kubifuriza yubile nziza. Muri uyu mwaka diyoseze yacu imaze imyaka 50 ishinzwe, tuje hano kugira ngo duture imiryango yacu Bikira Mariya nyina wa Jambo, kuko ari we twiragije kugira ngo tumuture imiryango yacu. Nicyo cyaduteranyirije hano, twaje nk'umuryango wa Kidiyoseze ya Kigali, umuryango w'abemera, umuryango w'Imana muri Kidiyoseze ya Kigali. Tuje kugira ngo tumwiragize, kugira ngo tumuture ingo zacu. Imana yatugaragarije agaciro gakomeye iha umuryango, igihe umwana wayo Yesu Kristo ahitamo kuvuka mu muryango. Ibi byatumye umuryango urugo rushyirwa ku rwego rwa kamere Imana, ruba umuryango w'Imana koko. Mu Ivanjiri twumvise Yesu na Bikira Mariya agaciro baha umuryango, ugushyingirwa. Bari batashe ubukwe bw'i Kana, ikibazo kiravuka. Abo bageni bari bakoze imibare migufi, amazimano ababana make arabashirana, biyambaza Bikira Mariya, nawe bwira Yesu ati nta divayi bafite, irabashiranye. Yesu aramusubiza ati mubyeyi, yarigeye ari nawe ibyo tubigenzemo gute ko turi abakwe, turi abashyitsi? Byongeye kandi igihe cyanjye ntikiragera. Yesu yari ataratangira ubutumwa bwe. Kuva ari umwana, Herode amuhigira kumwica, bakahungira mu Misiri. Bahungutse Herode atakiriho, baje gutura kure y'iwabo, kure yo ku ivuko, aho batabazi Nazareti ho mu Galileya. Niho yakuriye, babona abyiruka nk'abandi bose, aba umugabo. Akaba yari yatashye ubukwe, kugeza ubu yirinda kugaragaza uwo ari we n'ububasha bwe igihe kitaragera. Ariko kubera ukuntu Bikira Mariya yari azi agaciro k'umuryango, yari yizeye ko adashobora kureka ngo uwo muryango ukorwe n'isoni, ibyishimo by'urukundo rwabo bihungabana. Niko kubwira abahereza ati icyo ababwira cyose mugikore, ubundi biratungana. Nuko Yesu arababwira ati nimwuzuze amazi izo ntama. Barazisendereza. Yesu arongera arababwira ati ngaho noneho nimudahe, mushyire umutegeka w'ubukwe. Umutegeka w'ubukwe asanga ari divayi iryoshye, amazi yahindutse divayi iryoshye kurusha izabanje gutanga. Ibyishimo bikomeye by'urukundo by'uwo muryango birakomeza. Bikira Mariya ukuntu aramira ingo zidahungabana. Ubuvugizi bwe muri Ivanjiri bukwizera gukomeye. Bavandimwe, tukaba twaragize amahirwe akomeye n'umugisha muri iyi myaka y'ibire y'imyaka 50 diyoseze yacu, Bikira Mariya dusura.
gusurwa n'umubyeyi nk'uko yari yatashye ubukwe bw'Ikana, bakagira Bikira Mariya na Yezu bakabaramira, natwe n'umugisha ukomeye. Hari benshi bataramenya ko yamanutse mu ijuru akaza hano Kibeho. Ababimenye bifuza kuza kubasura ni benshi. Umunyarwanda avuga ngo wambaye ikirezi ntamenya ko kera. Dufite amahirwe akomeye. Mu isomo rya mbere twumvise ibyishimo byo gusurwa na Nyagasani. Yagira ati, ishimwe himbarwe mwari w'i Yerusalemu, umwami wa Isirayeli uhoraho ubwe akurimo rwagati yagusuye, ntuzongera ukundi gutinya icyaha. Imana ni urukundo, ahari urukundo haba hari ibyishimo. Iyo twakiriye urukundo rwayo, akaba ari rwo rutuyobora mu byo dukora byose no mu mubano wacu n'abandi, mbere na mbere mu ngo zacu, mu bo duturanye, mu bo dukorana, biba ari amahoro n'ibyishimo. Ubuzima bwacu ariko nubwo Nyagasani adusura akadutera ibyishimo n'imibabaro ntabwo ibura, ahanini biterwa n'uko abantu bitandukanya n'Imana, haba umuntu ku giti cye akagirwaho ingaruka z'ibibi yakoze, cyangwa se n'uharaniye gutunganira Imana akaba yagirwaho ingaruka n'ububabare bw'ibyaha by'abandi, kuko turi umubiri umwe. Iyo umwe ababaye, iyo urugingo rumwe rw'umubiri rubabaye, umubiri wose urababara. Bikira Mariya rero yaje asanga turi mu bibazo, twugarijwe n'inabi n'amacakubiri, aratuburira ati, isi imeze nabi, iragana habi mu rwobo. Aza rirashavuye kuri Asomusiyo 82, abona imisozi itemba imivu y'amaraso n'imirambo yuzuye hose. Agira ati, bana banjye, umwana wanjye ntatana n'imibabaro. Kumenya no kwakira umusaraba wacu niwo uzadukiza. Ati, kandi mube maso kuko ubuhakanyi buzaza bwiyoberanije. Bavandimwe, no muri iki gihe mwirinde abantu ubu bavuga ko babonekerwa. Ubu ngubu kugira ngo abantu bemere ubuyobe bigisha, babwira abantu ko babonekerwa, ko ari ubutumwa bw'ijuru. Mubirinde. Ejo bundi mwumvise wiyimitse avuga ko ari papa. Turasaba abo bose bakurikira abantu nk'abo ngabo kugaruka mu murongo wa Kiliziya, kubirinda bagakurikira ibyo Kiliziya yigisha, kugira ngo badatwarwa n'ubuyobe. Nibwo buhakanyi Bikira Mariya yatuburiye buza bwiyoberanyije. Bikira Mariya nk'uko yabwiye ab'Ikana bagize ikibazo, natwe aratubwira ati, icyo Yezu ababwira cyose mugikore. Nicyo yaje kutwibutsa hano, ati icyo Yezu ababwira cyose mugikore. Nimwicuze kugira ngo mukundane nk'uko n'abakunze, musenge nta buryarya, musabire Kiliziya kuko izababarira kubera ubwo buyobe buza buyivangira. Musabire Kiliziya ye yibanze. Ingo ubu ngubu zirugarijwe, hari iziri mu gusenyuka. Tumusabire Kiliziya, munyiyambaze, muvuge ishapure y'ububabare, munyifashishe kugira ngo nshobore kubafasha, mubitoze n'abandi, mwizihize iminsi yanjye munyiyambaza
icyo Yesu rero ababwira cyose mu gikore byose bizatungana. Pawulo mutagatifu mu isomo rya kabiri akaba adusobanurira neza abishyize mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu ngo zacu, mu bo duturanye, mu bo dukorana, mu bo dusengana, icyo Yesu atubwira gukora ati urukundo rwanyu ruzira uburyarya, ikibi kibashishe kirishishe mu gihunge, icyiza mukihangireho, mukundane urukundo rwa kivandimwe, mushyire imbere icyahesha buri wese icyubahiro, mugire umwete, ntimukabe abanebwe, nimushishikare mube abagaragu ba Nyagasani, nimwishimire amizero mufite, nk'uko insanganyamatsiko ya yubile yacu ivuga. Umuryango niwo gicumbi cy'iyogezabutumwa n'igicumbi cya mizero ya Kiliziya n'amizero yacu. Twishimire rero amizero yacu ndetse twiyumanganye mu magorwa, kandi ntitugahweme gusenga, kuko umuntu agira intege nke. Yesu nibyo yatubwiye ati umutima wifuza gukora icyiza ariko ukaganzwa n'intege nke z'umubiri. Dusenge kugira ngo imbaraga z'umutima zishobore kuganza intege nke z'umubiri. Musangire n'abatagatifujwe bakennye, muharanire gufata neza abashyitsi, musabire umugisha ababatoteza aho kubavuma cyangwa se ngo babatere nabi, basabire umugisha, mwishimane n'abishimye, murirane n'abarira, muze imitima kandi ntimukararikire ibibasumbye. Kwifuza bituma umuntu ahemuka, ahubwo mwimenyereze ibiciye bugufi no gusangira, ntimukishime ubwenge bwanyu. Umubyeyi Bikira Mariya rero ati icyo Yesu ababwira mugikore, ubundi byose bizatungana, kandi ati nitumwiyambaza aradufasha.